rucandari rucana mu nkubi kambuka inkona kambukwa n'abahanga batakazi bagashya ibirenge nk'icyahinda irwoga kwa gashombe nka kwa ngoroye umugongo umugore yagiye kubyaza uwundi erega ziravunaguza iminega mu marembo kwa ntakindi yamuremye aho ye wararaye aho ye wararaye wararaye nanone inshuti zacu tugarutse mu gitaramo nyarwanda dutarama kinyarwanda mu rubuga rwacu rw'umuco n'ubuvanganzo. Ndi Faida Jean Damascene nanone inshuti yanyu yakadasohoka ndaza kuba ndi kumwe na Kanyandekwe Jean Pierre umusangirangendo wanjye. Mu gitaramo cy'ubushize rero twataramye tuvuga akamaro ko kumenya gutarama no kumenya kuganira bikagirira ba nyirabyo akamaro, ndetse tuvuga ku mugabo witwa Binumbiri. Kanyandekwe rwose atubwira uburyo Binumbiri yakijwe no kumenya kuganira, ariko ntabwo ari abangabo gusa kuko kuganira byari umuco w'abanyarwanda, kumenya gutarama bikaba umuco w'abanyarwanda. Ndagira ngo n'ubundi Kanyandekwe aze agira undi atubwira, kuko ni benshi abanyarwanda barataramaga bose bakamenya kuganira kandi bikagira akamaro mu muryango nyarwanda. Kanyandekwe rero nagira ngo wigire hafi hanyuma utubwire undi muntu nawe rwose wamenye mu mateka y'u Rwanda waba waragize uburyo aganira kandi bigasiga umurage mwiza mu banyarwanda na n'ubu tukaba tukimuvuga. Urakoze cyane. Ubushize twaganiriye ku muntu wataramye neza, umuntu wakijwe n'ijambo. Ubundi abanyarwanda bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ni mugenzi w'Imana. Impamvu bavuga ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, aho ako kantu nuko ubundi umuntu akizwa n'Imana. Kuba rero ni ukuvuga ijambo rero bavuze ko naryo rishobora kuba mugenzi w'Imana rikagukiza nk'uko Imana ishobora kugukiza, nk'uko Imana yagukiza. Niyo mpamvu bavuze bati ijambo ryiza naryo ni Imana, riba rivuye ku Mana, riba ijambo ryiza kandi Imana irarishyigikira. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana kuko Imana niyo ikiza. Ni ukuvuga niba rero ijambo naryo rishobora kugukiza, ni umuvandimwe w'Imana. Ni umuvandimwe w'Imana cyangwa se ni mugenzi w'Imana, naryo rishobora kugukiza nk'uko Imana ishobora kugukiza. Ngaho rero duhiyo ntangamarara ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Turacyari Kaganza ka Muganza cyane rwose ku murwa w'inkundwakazi wa Mutara Rwogera. Hakaba rero hari umugore we wa Mutara Rwogera bamumuteranijeho, bamaze kumumuteranyaho noneho Rwogera amugira nyirantabwa. Aricara hashize igihe ariko atekereza atari ko buriya ibyo bambwiye nibyo. Wajya kwirebera ko ubu noneho kuba naramugize nyirantabwa, ubu noneho kuko bo bamubwiraga ko ngo araramuroga, ubwo n'abanzi b'uwo mugore w'uwo mwamikazi. Noneho ati ubu noneho ubwo uwo yari umwe mu bagore ba Mutara Rwogera icyo gihe wari uri Kaganza. Noneho ati buriya noneho ari haranantuka aranamvuga nabi kurenza. Nanone nguhagarike gato, iyo akenshi tuvuze abagore b'abami dukunda kwibanda cyane ku mugore wabyaye umwami wakurikiyeho. Ubwo iyo tuvuze abami abagore ba Mutara Rwogera akenshi tuganisha ku ngoma ikurikiraho Kigeli Rwabugiri, tukiyumvira mu Rurunkwere gusa. Ariko abami akenshi babaga bafite abagore benshi. Ubwo uriho uvuga n'undi umwe mu bagore ba Mutara Rwogera wari Kaganza mu gihe mu Rurunkwere we yabaga Igiseke na Nyagisenyi. Yego, akenshi usanga ari nabo bamenyekana nka Gahindiro, tuzimo Nyiramuvugo Nyiramongi, ariko yari afite abandi bagore benshi n'izindi ngo nyinshi. Yenda kubera ko Nyirakimana yari afite abahungu bakomeye, yenda niwe nawe abantu bamenye. Ariko abandi bamikazi akenshi ntibamenyekanaga. Noneho uwo mugore rero Rwogera afata abantu be b'inshuti baramuherekeza, ati reka njye kwiyumvira uko arara antuka, kuko ndebe ko ibyo bavuga ari byo, kuko ushobora kuba ararantuka andoga. Njye kwirebera. Aragenda rero bajyana na ba bantu be, noneho kugira ngo bumve ibyo koko ibyo bamubwiye ari byo. Ati niba araragantuka ararandoga, ubu noneho yabigize byinshi, kubera ko noneho nanamutaye, nta mujuki haba, nta mugaragu haba, nta nzoga zikijyayo, nta mata kijyayo. Noneho ngo aragenda rero
yikinga ku kibero cy'inzu kugira ngo yumve. Arangije wa mugore rero ngo arabyuka areba habaga inzoga. Ku nyungu z'abataramyi bacu rero ndajya nguhagarika rwose, ndajya nguca mu ijambo, ndajya nkurogoye nubwo ntari kirogoye. Uvuze ku kibero cy'inzu, ku kibero cy'inzu ndiye kuko hari abantu bashobora kuzangira inzu yigira ikibero, se inzu ni umuntu, se ko umuntu ari we ugira ikibero. Ku kibero cy'inzu rero navuga ko ari ku rubaraza rw'uyu munsi. Ni ku rubaraza, hakaba ikibero cy'inzu cy'ibumoso n'icy'iburyo. Yego. Cyangwa se yaba ari inzu iri ku kantu kameze nk'agacuri, hakaba ikibero cy'inzu cya ruguru n'icyo hepfo. Noneho hagati hakaba igitabo. Ni ukuvuga ngo haba igitabo, ubwo ni ku muryango. Noneho ku kibero cy'inzu rero ni ku rubaraza. Ahandi hasigaye inzu yose ikaba izengurutswe n'ikibero cy'inzu, cy'iburyo n'icy'ibumoso. Hanyuma noneho arahikinga rero, wa mugore barabyuka ngo ajya ahabaga inzoga, asanga ntayigihaba. Areba ku ruhimba habaga amata, abona ntayagihari. Arangije avuma iyo nzu. Ati wa nzu we uragatamira Mutara atagutashyemo. Urakagira ute? Uragatamira Mutara atagutashyemo. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo gutamira ni ugushya. Yarayirebye, arebye ukuntu itakigira umugaragu, itakigira umuji, itakigira umutaramyi, itakigira amata, itakigira inzoga, itakigira ubuki. Ati iragatamira Mutara atayitashye. Si inzu yifuriza ko Mutara yayitaha. Irakaba rwose imburabuturo yo guturwamo n'abantu, ariko simvuga imburabuturo yo mu Bwanacyambwe. Abahutura bashuje ntibatwumve nabi, ni ukugira dusobanura ibintu. Ati Mutara ntakayitahemo, ntagatahe mu nzu isirye. Noneho mu yandi magambo, ubwo nubwo Mutara Rwogera yamuhemukiye akaba yaramutaye, ariko we ntamwifuriza ikibi. Inzu nk'iyi Mutara rwose ntakayibemo, arakaba ahantu heza, ahantu uko hameze umwami ntakahabi. Noneho yumvise ko ari undi muntu ufite umutima we yavuga ko iyi nzu uwayizana Mutara Rwogera n'ibyo yankoreye byose ngo nawe aze yumve. Ahubwo iragaturamo Mutara, yaza kuba atamwifuriza ibyiza, yari kuvuga ngo iragaturamo Mutara. Ati wanzu we aturagatamira Mutara atagutashyemo. Bitewe nuko yamukundaga, ntakwiye kuba mu nzu. Nubwo Mutara Rwogera we yamutaye, ariko aracyamukunda, aramwifuriza ibyiza. Ntamwifuriza kuba yaba mu nzu imeze itya, ibuzemo ibintu byose bikenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. We nubwo abirimo kuko yataba, ariko ntabyifuriza umwami w'u Rwanda, ntabyifuriza Mutara Rwogera. Kandi ibyo yabivugaga atanazi ko Mutara Rwogera ariho ari aho inyuma, arimo abyumva n'abantu be. Byari mu bitekerezo bye gusa, ni ukuvuga ngo kwari ukuri kuri mu mutima we. Mutara rero yumvise ko ubundi yari azi ko arara amutuka, mbega amwifuriza ibibi. Yumvise ni nk'isengesho ariho amusengera, yumvise ibyo ariho amusabira Imana. Arangije aramubwira ati kingura. Ati ngushimire. Ati kingura ngushimire. Ati kandi ijambo ryiza riragukijije. Ati ijambo ryiza riragukijije. Ati kingura ngushimire. Araza aramuramutsa, aramwishimira. Arangije aramubwira ati guhera uyu munsi ijambo ryawe, ijambo ryiza ntumvanye, riragukijije. Akizwa rero n'ijambo ryiza gutyo. Abari aho rero bati ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. N'ubu rero bataramye inshuti zacu, turacyabona umuntu uvuze ibintu byiza cyane, imvugo nziza ivuye ku mutima inogera abantu, tukavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Iryo ni ijambo rero ryavuzwe n'umwami Mutara Rwogera muri ibyo bihe, nk'uko Mutaramyi wanyu w'akadasohoka Kanyandekwe Jean Pierre amaze kwivuga, bikaba byarabereye Ikaganza ka Muganza ku murwa w'inkundwakazi wa Mutara Rwogera. Aho rero Ikaganza ka Muganza koko habaye abataramye kuva kera, ni nayo mpamvu ariho havukiye itorero ryitwa Urwiririzo. Rukaba ari rwo rwabyaye Urwiririzo, rukaba ari rwo rwahimbye imbyino nziza cyane abantu bakunda, ariyo ya bene Imana n'abagore beza. Niyo mpamvu harimo n'ibitero bitubwira koko ko ariho yahimbiwe. Ati nari Ikaganza ndebe Muganza, nari Kiruri Kaganza n'uyu musozi turiho, hanyuma Muganza ni hakurya ya Kaganza. Ati nari Kiruri na Kiganda, dore ni hariya hakurya muri iriya misozi hakurya hariya, ubwo ni hakurya y'Ikaganza. Ati nari ku mukingo ukingiye u Rwanda. Aha hose turiho tuvuga mu kagari ka
umusozi wa Kaganza uri mu kagari ka Muganza, akagari ka Muganza kari mu murenge wa Mukingo. ati nari ku Mukingo ukingiye u Rwanda, aho hose akaba ari mu karere ka Nyanza, kabadahigwa dusuhuza abadahigwa bose mu karere ka Nyanza. ati nari mu Ruhango na Nangingare naho ni hakurya gatoya Kaganza. Hanyuma rero ngiryo ijambo ryiza rero riba mugenzi w'Imana tutaramiyeho ku munsi wa none, ariko mbere yuko turicutsa nagira ngo n'ubundi kuko abataramye bikaganza ari bo mu rwiririza badukubitireho bene Imana tubariyo dusorezaho. Murakoze abataramyi bacu naho gutaha, kandi natwe tukaba tururwiririza ati kagira Imana n'amafaranga yo gatsindwa yo kabyara adutunze, akaba ari nayo yadutunze twica kandi duherekezwe rero na bene